nibuka ukuntu iwacu ubona nk'imbwa ihise ugakubita ikibuye muyifate muyifate iraducitse 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 ugakubita amabuye ugakubita ariko mana wese ubundi tuba tuzihora iki we ko naje gusanga imbwa ari nziza ibimogi bya bindi byose ngo bya mayiwati mayirungi mayirungi ni ibiki ibigushyira hayi bikakugira nk'umusazi ibigucecekesha ibikuryamisha ibiguha imbaraga zidasanzwe utwana tw'imyaka 12 13 15 tuba turimo turasomanira ahantu hose tubonye hello my people mumeze mute ikaze kuri channel yanjye ya Douglas muze tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni story time ngiye kubatera story y'ibintu byagiye bintungura muri Canada nkihagera umva ko byanshanze ari byinshi harimo ibyanshanze harimo ibyantunguye Canada haba imico itandukanye n'iwacu mu Rwanda 100% iratandukanye pe kuko uburyo ikihagera uribura ukavuga se niho navugaga nje ukumva ibintu byinshi biragutunguye urumva umuntu aba afite expectations runaka uzana ariko iyo uhageze totally usanga bitandukanye ikintu cya mbere cyantunguye ni ukuntu abantu hano babaho bonyine umva uko uba utuye ahantu ntubuzi n'abaturanyi bawe ngo ni bande uretse wenda ko hari abo mushobora guhurira nko muri parking ariko nabwo ugize Imana aragusuhuza yakubwira ati hayi ariko nawe yayikubwira yiruka ugasigara uvuga se mfite ikihe kibazo hahandi ushobora nko wenda urumva mu rugo ushobora nko gucuranga wenda nka televiziyo ikaba yasakuza ukumva umuntu arakomanze ku muryango wawe ugasanga ni polisi uvuga se habaye iki umuturanyi wawe atubwiye kuri kumusakuriza ni warning tuguhaye bwa kabiri biraza kuba bibi amaye ntigeze aza no kukubwira ati wenda gabanya uri kunsakuriza ikintu cyose hano kibaye polisi hano zaraguye ahantu kose kabaye ni polisi ubwo niba ufite abana uraba muri susoro nuba hejuru inzu za hano nazo wajyana ibikarito n'imbaho ziba zisakuza ubwo rero nusakuza ukamusakuriza ni polisi mbese uyo umuntu akomanze kuko abantu hano bagusura baba baguteguje ni umuntu nakomanga uziko nta muntu mufitanye gahunda umva bari polisi pe uravuga ati se rero polisi je nakoze iki ni iki cyawe kidasanzwe akantu rwose karambangamiye numva kari bizarre noneho muri 2020 tukiza wajya guhura n'umuntu mu muhanda urumva ukabona aritaje agataruka akagera nk'iriya ndanuka mfite ikihe kibazo ndapfuye noneho ngiye mbanza kugira ngo ni covid kurumva muri kiriya gihe byari bikomeye abantu nyine bababwira gushyiramo distance n'iki none se covid yararangiye byarashize shwi uhura n'umuntu agataruka ugasigara uvuga ati ndapfuye noneho se ni ikihe kibazo mfite kidasanzwe mbese ni abantu nyine bagira imico yabo bumva utabigira gusa harimo abana beza ntabwo ari bose ariko la majorite ni hatari nyine ubwo natwe dusigaye twiga dutaruka uhura n'umuntu ugataruka akantu karansekeje akantu ka kabiri kansekeje muri resitora ubwo njye muri resito ninjye urumva ndahageze kurya nyine bisanzwe nk'umuntu wasohotse nishyure simaze kwishyura mbona abaserveri nka bangahe bampuriyeho mu bosi wabo ngo madame ngo kuki utatanze tipu nawe hasi gutanga tipu ni obligatoire ngo wi madame ngo ugomba kubaha ngo serivisi tuba twaguhaye gumana ndapfuye umva bampuriraho ibintu bya danje ndayatanga nyine mbaha tipu noneho nza kuganiriza abacuti yanjye rwego ngo ahangaha gutanga tipu ni itegeko baba baguhaye serivisi nziza baba baguhaye serivisi mbi uba ugomba gutanga tipu ni itegeko umva 100% ni itegeko ugomba gutanga tipu utayitanze bari ibindi bari ikintu
kidasanzwe. Akandi kantu kantunguye, hano gucuruza drugs biremewe, ibimogi, bya bindi byose ngo ni bya mayiwati mayirungi mayirungi ni ibiki ngende byose mu Rwanda iwacu biba bitemewe. Ahangaha apfa kuba ufite 18 ans, umva haba hari umurongo ahantu babicururiza, uva hano ukajya nkayo ukagira ngo ni nk'abantu batonze umurongo bagiye kurya ukarisitiya kwa padiri. Mana yanjye, noneho njye nabanje ukajya ubonamo utwana twa 18, noneho baransobanurira ngo haba hari ingeri zigiye zitandukanye, ibigushyira hayi bikakugira nk'umusazi, ibigucecekesha, ibikuryamisha, ibiguha imbaraga zidasanzwe, ibyo byose kandi ni leta iba ibicuruza. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kubigura ukabinywa, ariko iyo nawe bagufashe wabiguze ukabicuruza nko ku bandi bantu, aho baragufunga. Ikintu cyarantunguye, uhura n'abantu bakurura ngo bakurura ibyahe bagira uti ndavuga iki gihugu ni hatari kabisa. Ni ukuvuga ngo uje utazi kwikontorora ahangaha wahahura n'ibibazo, wakwangirika 100%. Byarantunguye cyane. Akandi kantu kantunguye ni amaotorute ya hano, highway, imodoka ziba zigendera mu 100. Nateze taxi nkaye nkambona umushoferi ari kwiruka, ndamubwira ati wambaye wo ukantwara gahoro madame, turi ahantu speed ya hano ni 100, ihangane. Imodoka ziba ziruka abantu baratabaye na ambulance ijyanye umurwayi kwa muganga cyangwa n'iki, ariko nyine umaze kubitegera ubona ari ibintu bisanzwe, nawe ugatangira nyine ukabijyamo ugatwara ukumva ni ibintu bisanzwe, ahubwo waba uri kugenda gahoro ukumva biri kukubangamira, ukabona nyine uri kujenana. Umva ni ukubaho uguruka. Niyo mpamvu abantu benshi iyo baje mu Rwanda, sirta abantu bavuye hano muri Canada cyangwa muri Amerika bagatwara mu Rwanda, abenshi barabandikira kuko uba waramenyeye gutwara kuri speed yo hejuru, wiruka uhora wirukanka. Hanyuma kugura inzoga bigusaba ID, kwa kundi iwacu mu Rwanda bikoza nko kuri butike ukagura inzoga, ahangaha udafite ID ntabwo baguha inzoga. By the way, icyo ni cyiza nyine, bituma barinda abana batoya kugira ngo batanywa inzoga n'ibiki, ni byiza ko batanga ID. Ikindi kintu cyambangamiye, iki cyo rwose n'ubu ngubu hari igihe kinshanga, nko muri winter ukuntu bwira kare, wari wabona nka 10 z'amanywa, 9 z'amanywa, ukagira ngo ni nka 4 z'ijoro zo mu Rwanda, ibitotsi bikakwica 9, haba hijimye wagira ngo ni nka 4 ukavuga se njye mu buriri nkora iki? Klima ya hano ni hatari. Haba noneho hari muri sama bikagera nka 4 z'ijoro wagira ngo ni nka 6 z'amanywa. Mbese ujya kubimenyera, urumva sangahe saa 4 saa 6 ubura ibitotsi. Ubura ibitotsi nk'abantu iyo badusuye bavuye nko mu Rwanda bakaza hano, birabacanga 9 z'amanywa aba ari gusinzira, 4 z'ijoro akaba ari maso. Kubera klima ya hano biragucanga rwose, ukumva ni akantu katari keza kabangamye. Ikindi kintu rero ni urgence ya hano, kwa kundi mu Rwanda twita urgence nyine ni ahantu ujya bakata bakwakira urwaye vuba iki. Mana yanjye, ujya muri urgence ahangaha buri famille igomba kuba ifite umuganga, umudogiteri, abo bita aba médecin famille. Ubwo nk'abantu bashyashya bakigera inaha nta muntu bafite, nta muganga bafite, mana yanjye, ubwo nyine iyo urwaye ujya muri urgence, ariko urgence utonda umurongo ukahaguma. Nigeze kujyayo, njyayo saa 9 za nimugoroba, ntaha saa 12 za mu gitondo, kandi ubwo haba handitseho ngo ni urgence, ngo ugiye muri urgence. Numvishe nababwira ngo muzahashakire izina muzahashakire izina n'ukuri nimukajya muhitanga urgence, nuse ni urgence. Hatahari. Ikindi kintu cyanunguye nkumva rwose kiranama
imbwa za hano, uzi ko imbwa za hano zigira aba babysita, so mbita aba babysita, baba we, imbwa za hano zigira aba babysita, zigira n'amagarderi. Ni ukuvuga ngo niba umuntu afite imbwa wenda akaba agiye nko kujya nko muri Afurika cyangwa mu kindi gihugu gutembera, kandi akaba atari bujyane imbwa ye, hari abantu baba bagomba kuzitaho, bakazoza, bakaziha amata, bakazigaburira, mana yanjye bazitwara no muri pusete nk'abana. Ugasanga umuntu rwose atwaye imbwa muri pusete nk'umwana, ayihaye amata, ayihaye ibiryo, baba byarangoye. Aho ukaba wiyicariye wenda nko kuri barco yawe, ukabona akabwa kari kujya kaza kakagusimbuka kaguciye, usibye ko bidakunda kubaho kuko baba bazi ko abantu benshi badakunda imbwa, ariko hari nk'uwagiye muba muturanye nk'umuntu ikaba yamucika, ukabona ije iwawe, ukabona birabangamye kabisa. Donc ka gaciro twebwe duha imbwa iwacu, ahangaha rwose bazifata nk'abana, nyine bazirera nk'abarera abana. Uzi ukubise imbwa y'abandi baragufunga, uramutse ukubise nk'imbwa y'umuntu umva baragufunga da, baragufunga rwose. Igihe rero nabyo byarambangamye, nibuka ukuntu iwacu ubona nk'imbwa ihise ugakubita ikibuye, muyifate iraducitse, ugakubita amabuye, ugakubita. Ariko mana we, ubundi tuba tuzihora iki we? Ko naje gusanga imbwa ari nziza, ni ukuri zigira n'urukundo, ariko ukuntu iwacu tuba tuzitera amabuye, ukabona ikibwa kirashyize umutima urahise kubita. Yawe duhe imbwa agaciro, ko naje gusanga utubwa n'utwana twiza, nta kibazo, nta kibazo tuba duteye. Ikindi kintu cyangoye, utuzi twa hano, uzi ko ahantu hose bakora bahagaze, ahantu hose ahenshi nka 80% ahantu hose bakora bahagaze. Ukajya nko muri banki kuri reception, umuntu ukwakira nta niba aba afite, aba agomba kuba ahagaze. Mu mabanki, mu mamarche, bano bantu baba bari kuri kesi, ahantu hose uba ugomba gukora akazi uhagaze, nta ntebe ziba zihari ngo baricara. Utuzi twose ukamara amasaha 8 ukora uhagaze kabisa, nta bintu byinshi. Handi wacu uricara ngo mu biro ngo ukore, ni mu biro ariho nyine urakira abantu uhagaze, serivisi zose nyinshi ni ukwakira uhagaze. Cyokoze wenda nk'abantu bakora mu ma call center, aho ngaho abenshi nyine koko baba batari buhure n'abantu cyane, baba bafite ama office bicaye, ariko tuzi twa hano mon cher ami, ni uguhagarara amasaha n'amasaha. Iyo ukigera hano rero ukijya mu kazi, utaha wikanda. Iyi mitsi y'abagurira haguruka ukagera iri ukajya utaha wikanda, ariko bijya kugeraho ukamenyera, ukajya ukora rwose wumva nta kibazo. Akandi kantu kangoye ni agakira neje, ubukonje. Haba ubukonje bwinshi, hahandi usohoka ukajya wumva intoki zagagaye ntabwo ziri gukora, ukinosha ukumva nta kintu na kimwe uri kumva. Noneho ubukonje buragutwika, waba ubona nka kuriya amazi ashyushye ashobora kukumenekaho, amazi ashyushye ashobora kukumenekaho, n'ubukonje niko buba bumeze, buragutwika, uruhu rukavaho, ukagira ngo wahiye, hahandi umuntu akubonye ashobora kugira ngo nk'amazi yakumenetseho. Biba bisaba ngo wifubike, ariko hari nk'igihe kigera kwifubika ukajya wumva nta kintu bikumariye, ukumva ntiwasohoka, kandi ntiwabaho udasohoka amezi 6 yose. Ubukonje bukakwinjira ukajya wumva noneho ugiye no guhera umwuka, kandi noneho ko hari ubukonje no muri sama naho hakaza ubushyuhe bwinshi. Burya nimujya mubona abantu bambaye ubusa, bambaye udukariso, mujya muvuga ati mva mu byambare muba mwaragowe. Naho harashyuha, hagashyuha, mugora mwiyahuza amazi, ibintu nyine bikonje. Mbese ubundi klima nziza tugira ni otombe, hahandi nyine haba hagwa akavura, ntihakonje ntihashyushye,
ako gakirima kabisa umuntu yabishoboye arakinjoyinga, ukakinjoyinga ukavuga ati kabisa nkwemeshe, kuko hari ubukonje buntegereje, hari ubushyuhe buntegereje. Abantu bajya gusasa kuri plage mu bushyuhe, ariko nabwo ugera ukajya wumva amazi yashyushye, nta kintu biri kukumarira. Ariko nyine ibyo byose ugera ukamenyera ugatangira kubica amazi, ariko iyo ukigera hano ni ibintu rwose bikugora, birakugora cyane. Ikindi kintu cyangoye, ariko iki cyo cyangoye maze kubyara, ni umuntu ugutumira. Nka hano iyo umuntu yakoresheje ubukwe, aragutumira ariko kuri invitation agashyiraho notabene, ntabwo abana bemewe, ntabwo abana bemewe. Kandi ahangaha nta hantu uri busiga abantu, ni inshuti yawe, nutamugira mu bukwe biraba ikibazo. Uzi kubona umuntu ugusigarira abana, nubona umuntu wowe uri kunyumva uri muri Canada ukabona umuntu ugusigaranira umwana n'iminota 30, shajya umushima, jya umukorera ikintu cyose gishoboka umushimire, kuko ntako naba atagize. Umuntu akagutumira gutyo rero ugashaka ahantu usiga abana, ubwo uri butahe saa 4 z'ijoro cyangwa se saa ngahe, wenda ashobora no kuguha imirimo activity ukora, mbese umuntu aba agushyizeho umutwaro wa wundi utumva ngo abana ntibemewe. Kandi ahantu henshi barabikora, ubukwe bwa hano bwinshi rwose niko bigenda. Cyangwa se ikindi kintu, umuntu akaza nko kugusura, hanyuma nyine ukamwevita, wenda habaye nk'ibirori runaka, akaza yizanye nk'ikintu cyo kunywa cyangwa cyo kurya. Kandi nawe ubwo ufite wa muco w'i Kigali wo kwakira abantu, w'iwacu i Rwanda wo kwakira abantu, watetse bateguye ibyo kunywa biri aho, agafata nk'agashakoshi kawe cyangwa akantu yazanye ako ku ruhande, uri guseriva abandi. Urumva nyine abantu bo mu Rwanda tuba twatumiranye, ugaseriva nawe akajya akora muri ya shakoshi, cyangwa se yazanye nk'ikintu cyo kunywa, abaye ari ibyo afata. Mwumva baba bafite imico ya hano yo kumva ko niba bagiye ahantu nta kugora umuntu, ibintu byose nyine biri en charge yabo. Ntumbwire ati hano hari ibyo kurya ibyo kunywa, ati no merci, nabyizaniye. Wenda yazanye nk'agakarito k'amata cyangwa se ka jus, akuyemo akajya anywa, ibisigaye nyine ubwo arabihagurukana bitahana bijyane. Nagushimira ati wakoze kunyumvita. Mana wesha, ibintu bya hano umva ujya kubimenyera wagowe, uvuga ati kabisa ibi bintu ni hatari. Burya iwacu mu Rwanda tugira umuco wo kwakira abashyitsi neza, nyine ukumva umuntu wamutekeye, wamwiteguye, musangije ku meza, nawe umuntu ari gufata utuntu ku ruhande agiye azana arya, hanyuma Mana y'isi n'ijuru. Tugumane umuco wacu wo mu Rwanda, ni mwiza, nubwo tuba turi muri bino bihugu ariko tuwugumane. Abantu mwagize experience yo kubana n'abantu b'abakanadiye ukuntu, ndizera ibyo bintu ndi kuvuga muri kubyumva neza, birabangamye kabisa, birabangama cyane. Ikindi kintu rero cyantunguye, Mana y'isi n'ijuru, ahangaha abana, utwana tw'imyaka 12, 13, 15, tuba turimo turasomanira ahantu hose tubonye. Ugatega nka bisi ukabona utwana aho ngaho twasomanye byacitse, ahandi bitarimo byandi bisanzwe, twasomanye pe. Ukareba rero ukumva ugize isoni, uri umuntu mukuru, ukagera ku ruhande ukavuga ni ibiki ndi kubona. Ukigeraho uvuga ati se ahantu nje ibi ni ibiki ndi kubona. Kandi ubwo si abana gusa, n'abantu bakuru ni uko, ahabonetse hose ewana, aho wabonye hose kwaje havuga ati ndapfuye noneho. Aho iwanyu muri karitsiye mama yapfaga no kukubona n'umuhungu, ugataha ufite ibisobanuro byinshi, utanga ibisobanuro bitabaho. Waba ufite nk'umusheri kugira ngo azakubone akajya guca nko kuri basaza bawe, mukazahurira hano runaka ku rusenge, mukazahura nko kuri eglise, cyangwa mukazahura mwajya nko gusura umushuti wanyu. Ariko ahangaha umwana agira imyaka 12, 10 n'ingahe, akakuzanira boyfriend cyangwa girlfriend, ati mama
uyu ni girlfriend wanjye, uyu ni boyfriend wanjye. Famiye rero nazo zikamenyana bakaba inshuti, ukagira ngo mwarashyingiranye n'umugore n'umugabo. Mwumva ibyo bintu, kandi noneho akaba ashobora kuza kumusura, ava mama aujourd'hui ari buze kundaza, ntabwo ari butahe, azataha ejo. Mukabaha rugari, abana bakaryama, bakaryama ubundi bakabyuka da. Ariko ibyo ngibyo bikunda kuba mu mico y'abazungu, nkeka ko rwose twebwe abirabura surtout abanyarwanda ntago ibyo ngibyo umwana yabikuzanira. Gusa nubwo biba bitemewe gukubita umwana, ahangaha ukubita umwana bagacya baza kumutwara, kumubona ujya kuburana. Ibyo nacyo ni ikindi kintu rwose cyaratubangamiye. Mubona ni ukujya muri koti bakamuguha cyangwa se bakamukwima. Ntabwo dukubita abana, kakundi iwacu wakuraga bakagucishaho akanyafu, bakoraga amakosa bakagucishaho akanyafu. Reka hano ntibihaba gukubita umwana bakabimenya, cyangwa se akaba yajya nko ku ishuri, esike mama aragukubita mu rugo, mama arankubita bahita bagutangira raporo, ugasanga wana bibaye bibi, polisi izindukiye dukubita umwana ABCD turamutwaye. Icyo kintu ahangaha ukuntu aba ari hatari, kuharirira biragoye, bisaba gusenga n'amasengesho kabisa kugira ngo ube ufite umwana muzima. Ngayo nguko. Ikindi kintu cyiza wenda nakunze ahangaha, haba ibyo bita banque alimentaire. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntiwakwicwa n'inzara, umva haba ibiryo pe. Niyo mpamvu rwose abantu benshi iyo bigereye hano utazi kwikontorora uragenda ukangana umusozi. Haba ibiryo, ayo masantere atanga ibiryo ahantu hose. Iyo udafite ibiryo uragenda rwose ukajya kurya, ukaguha ibiryo biba bihari. Ibiryo ukarya rwose nta kibazo. Akantu ni akantu keza nakunze, ntabwo wakwicwa n'inzara hano rwose. Kandi ikindi cyiza nakunze ni uko haba hari ahantu henshi ho guhahira, ushobora guhahira bikurikije ubushobozi ufite. Nta muturage wa Canada ujya wicwa n'inzara, ibiryo rwose biba bihari. Nicyo kintu cyiza nakunze. Anyway, kandekera aha, utundi nzajya ngenda nubabwira buhoro buhoro, ningira utundi nibuka nzajya ngenda nubabwira buhoro buhoro, ariko rwose utwo ni utuntu twagiye tuntangaza kuba nagera muri Canada. Harimo twiza, harimo tubi, ariko nasoza nkubwira ngo Canada ni nziza. Ntazagire umuntu uyikwangisha kubera ibintu runaka, ni nziza. Noneho umuntu ukubwira ngo ni mbi, akenshi usanga hari n'abantu baba hano. Uzambwire niba hari umuntu wabonye wasubiye mu gihugu cye, wasubiye wenda mu Rwanda, uzamumbwire. Niba hari umuntu ujya ukubwira ngo ni habi, hari uwo wigeze ubona asubirayo? Canada ni heza, nta kibazo hatwaye, urakora rwose ukabona amafaranga, ni heza nta kibazo. Nutwana nabateguriye rero, Imana ibahe umugisha. Niba ukunze ino video, sharinga, likinga, subscribinga, wandike muri comment ikintu cyose ufitiye amatsiko wumva ko nazakuganirizaho, hanyuma tuzakivugeho nta kibazo. Urakoze rero kunkurikira, Imana ibahe umugisha. Bye.